Banyarwanda, banyarwandakazi, nyuma yo kwakira umwuka w'ubugingo mu gihugu gishya no gutangiza igicaniro gicanira igihugu n'itorero, turi mu mavuta yo kuvanaho tugashyiraho. Abahishuwe b'ububyutse dukomeje kuvanaho ibyabangamira ububyutse buteguriza umwami wacu Yesu Kristo kwima ingoma ye mu gihugu gishya. Ni mu giterane cy'umunsi umwe mu buryo bw'ikoranabuhanga online mu rurimi rw'amahanga. Tumaze gukura ubigenge bw'ibinyoma bitiriwe abanyarwanda. Ni igihe cyo kuvanaho ibizira byose byabuze umuriro wo ku gicaniro cy'Uwiteka guhora waka uko bikwiye, birimo n'umunsi w'umuganura wizihizwa mu kwezi kwa Kanama uko umwaka utashye. Igihugu gishya n'itorero rya Yesu Kristo rya nyuma, n'igicaniro kizaheshi. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Kanama 2026 kuva isaa 9 z'amanywa ku isaha y'i Burayi no mu biyaga bigari. Ku bindi bisobanuro bariza kuri izi nimero: akamenyetso ko guteranya 33 766 05 50 77 cyangwa akamenyetso ko guteranya 41 794 51 80 05. Tubahaye ikaze, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Muhabwe ikaze mu gihugu gishya, ku gicaniro gishya cyahanuwe. Muhabwe ikaze mu itorero rya nyuma rya Yesu Kristo, nimuze ducane umuriro uhore waka ku gicaniro. Uhawe ikaze, bienveni, bienvenuta, ikaze na